Inama y'umunsi y'abashakanye. Ubufasha. Uwo twashakanye Arangenzura cyane Nkore. Imyitwarire yo kugenzura ndetse no kugawa buri gihe wo mwashakanye ni ikibazo tubona ku bashakanye benshi uhereye kuba afite ibibazo, ariko kandi burya birangiza. Nibo mwashakanye agenzura cyane ibintu byose, ukeneye kumenya yuko ukwiriye guhangana no gukemura ibyo bibazo bitoroshye kandi bitagushimishije na gatoya. Niba kandi ari wowe ubikora, ukeneye no kubanza ukamenya icyo migenzereze yo kugenzura uwo mwashakanye ikwiriye cyangwa se isha inyuma yawe. Ibi ngibi rero bikaba byahindura byinshi cyane. Banza umenye icyo mwashakanye yitaho cyane igihe agerageza kugenzura ndetse no kukunegura. Reka naho turebere hamwe uburyo ibi ngibi ari ibintu ushobora kurwanya kandi rwose bikaba byakunda. Menya ibyo mwashakanye yitaho igihe cyose arimo kugerageza kugenzura ndetse no kukunegura. Abantu benshi bitwara mu buryo bwo kugenzura kunegura ndetse no kugenzura babikora kuko hari ibintu runaka babitayeho cyane kandi bakunda kugenzura kurenza ibindi. Reka tuvuge ko urimo gutwara imodoka kandi uwo mwashakanye ari inyuma ku ntebe y'abagenzi. Urabizi neza yuko rero buri gihe iyo utwaye bafite ikintu runaka ari buze kuza kuvuga, wenda yanga umuvuduko mwinshi. Ahangaha rero reka gutwara imodoka wirukanka, ahubwo gerageza kugenda gahoro. Kubizi rero yuko amagambo yajyanye no kugenzura cyangwa se kuyobora uko ushobora gutwara ashobora kukubangamira cyane kandi ukaba wayafata nabi. Uyu munsi nutwara gahoro ribuze kumwimya amagambo yo kuvuga. Niba yanga umuvuduko rero ugabanye, ndetse niba uzi yuko yanga wenda akavuyo, gerageza kukagabanya cyane ukarwanye. Wibuka yuko buri kintu cyose akunze guhera kunegura ari ikintu ushobora kugabanya kandi ukavana mu nzira. Ikindi kintu ugomba gukora, gerageza ariko mu kinyabupfura ubwire uwo mwashakanye yuko umukunda, umubwire yuko umwubaha cyane kandi ko ukunda inama kugira, ariko umusabe kugabanya kuba umugenzuzi ngo arenze urugero. Ibimenyetso byoroheje nko gukoresha urwenya cyangwa se kwibutsa umuntu ibintu runaka ni ibintu bishobora gufasha uwo mwashakanye kureka ingeso yo kugerageza gukomeza kuyobora, akaba atari na ngombwa gutomboka ngo uvugishe nawe uwo mwashakanye, ahubwo kuba wamubwira utuje cyane uti nkunda ko uri umubyeyi ukomeye ku bana bacu, ariko sinkeneye yuko umubyeyi wanjye, ngukeneye nk'uwo twashakanye. Byaba byiza rero nanone urebye ukuntu wabihindura. Nkeneye yuko wumva yuko ufite umudendezo wo kuba urungano rwanjye kandi ukareka nkihitiramo. Hari aho bigira noneho bikarenga urugero mukaba mwatangira kubana nabi cyane, bikaba ari ibintu rwose bidashobora kubashimisha namba. Uyu muntu kugenzura hari aho bigira noneho akakubuza uburyo bwawe bwo kubona amafaranga n'ibindi, akaba yagira n'atangira kugukurikirana cyangwa se kugabanya ingendo zawe, hakaba hanazamo gutukana hamwe no guhungabanya umutekano wawe cyangwa se ubuzima bwawe. Niba ariko ku rundi ruhande iyo myitwarire yo kukugenzura igendanye no gutukwa cyangwa se n'andi magambo mabi, gerageza ushyireho imipaka, hanyuma uwo mwanya agerageze kwitekerezaho. Ni ingirakamaro cyane mu buzima bwanyu bw'ahazaza, kuko igihe nawe kizagera ubundi abone yuko ibintu arimo atari ibintu bikwiriye, agerageze rwose uko abashije kubihagarika ndetse no kubireka, ubuzima bwanyu rwose bwongere kuba bwiza cyane. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabigezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.